Nyamirwa bazana rumenangabo ibika mu gitondo ndani mugoroba nawo mugasesa bikinkoko cameraman bakora akazi kabo kufotora beza nigora kandi no foto wajyana kuri banka bakaguzanya rwose nuko amazina y'inka yari mu buvanganzo bwimakaza umuco w'Abanyarwanda ariko cyane cyane mu kugaragaza uburyo babagaho nuko bafataga ubutunzi bwabo. Amazina y'inka ni nk'ibyivugo cyangwa se ibisingizo by'inka z'inyambo. Amazina y'inka ni ibisingizo by'inka babisingizaga mu gihe cyo kuzigaba, kuzimurika no kuzikwa. Cyane cyane nko mu bukwe niho usanga uyu muhango ukunze gukoreshwa cyane, bakavuga amazina y'inka bagiye gusaba umukobwa mu muryango runaka. Aba bazwiho kuvuga amazina y'inka ndetse n'amahamba nibo bitwa batahira. Mu myaka mike ishize iterambere ritariyongera cyane nk'uko byari mu muco nyarwanda, havugwa amazina y'inka ariko hari uwo bagiye kugabira inka, ndetse bakavuga amahamba ariko abashumba baragiye, mbese nko mu buryo bwo kuziririmbira. Uyu muhango ukenerwa cyane mu bukwe bwa Kinyarwanda bwo muri iyi minsi, mu buryo bwo gukomeza gusigasira umuco nyarwanda. Bazana abo bantu babifitemo impano kandi babishoboye, bakavuga amazina y'inka ndetse n'amahamba. Icyo gihe rero nibwo uzasanga umuntu yavuye mu ntara imwe akajya mu yindi ntara yagiye kuvuga amazina y'inka ndetse n'amahamba. Ibyo ntibirangirira aho, ahubwo baramuhemba kandi bakanamuhemba neza. Gusa ibi hari abantu benshi bitunze kandi hari abo bimaze gukiza. Hari n'abamamaye cyane kubera aka kazi ko kuvuga amazina y'inka ndetse n'amahamba, nk'uyu muntu tugiye kukubwira. Muraho, amazina y'ababyeyi ni Exaucé Nsengumukiza, mfite impano yo kuvuga amazina y'inka. Naho muri kino kiganiro ho bahaye ikaze, ntimucikwe n'ikiganiro, kuko mbere yo kugerageza gutegura iki kiganiro tumanza kureba ko hari ikintu umuntu yakumvamo. Ntukikwe rero n'ibyo ugomba kumva muri kiganiro twaguteguriye kuri uyu munsi. Nitwa Joseph Bugingo, uhawe ikaze muri iki kiganiro. Nkuko yabyivugiye rero, amazina ye yiswe n'ababyeyi yitwa Nsengumukiza Exaucé, akaba yaravukiye mu mujyi wa Kigali, akaba afite umubyeyi umwe ari we nyina umubyara mu buzima butoroshye cyane, aho nyina umubyara azunguza imbuto mu mujyi wa Kigali kugira ngo babone ibibatunga ndetse n'ibikoresho byo ku ishuri ndetse n'ibindi byinshi umuntu agenda akenera kugira ngo abashe kubaho. Ni umwana ufite impano itangaje rero yo kuvuga amazina y'inka ndetse n'amahamba, ibintu bitamenyerewe cyane ku bantu bakiri bato, ahubwo kubera ko byakorwaga mu myaka myinshi ishize, kubera ko ubu ngubu nta nka nyinshi zikihaba ngo abantu babe babimenya kuyavuga ayo mazina y'inka. Nibwo usanga abantu babizi cyane ari abantu bakuru babayeho mu myaka myinshi ishize, abantu bacyoroye inka nyinshi. Mu buryo butangaje rero, umwana muto wamamaye kubera impano yo kuvuga ibyo byombi ari amazina y'inka ndetse n'amahamba, akavugamo n'utuntu twinshi tugiye dutandukanye two gusetsa. Ibyo byombi bikamugira umuntu utaragavuga imvugo rimwe, kuko no ku mbuga nkoranyambaga amaze kwamamara cyane, abantu bamaze kumumenya. Iyo rero umubajije aho yakuye impano yo kuvugira inka amazina ndetse n'amahamba, avuga ko yagiye aganira n'abantu benshi bagiye batandukanye. Avuga ko kandi ko hari igihe kimwe yigeze kujya mu bukwe, maze haza umuntu avugira inka amazina, maze yumva ari byiza. Asohotse aza kumubaza ati, ese ko nakunze uko wavuze amazina y'inka? Maze aramubwira ati, nta kibazo, ariko ibi bintu ntibivuga abana, ahubwo bivuga abantu bakuru. Icyo gihe rero yatangiye kumwigisha kuririmba, maze yumvishe kuririmba ko bitari bukunde, maze ajya kuri YouTube asacinga abantu benshi bagiye batandukanye bavuga amazina y'inka, maze arabyiga arabimenya. None ubu yabaye umuhanga, asigaje no mu bukwe butandukanye bw'abantu bakomeye, ndetse n'ubukwe bwa Miki yigeze kubujyamo, maze asusurutsa abantu bari bagwitabiriye. Dore ubujya ahuza amasomo ye n'ibi bintu byo kuvugira inka amazina ndetse n'amahamba. Avuga ko abyuka mu gitondo akitegura, maze akajya muri ubwo bukwe yatumiwemo. Yabuvamo rero akaza akaryama, yabyuka agasubira mu masomo ye ari n'agakora imikoro ye yo mu rugo, maze yarangiza akarya, yarangiza akitegura kujya kuryama. Yabyuka mu gitondo akerekera ku ishuri. Ibi nyine yabivugaho, avuga ko nta na rimwe bigeze bihungabanya amasomo ye muri rusange. Nubwo twakubwiye ko abana n'umubyeyi umwe gusa, ntabwo twakubwiye aho undi mubyeyi we aba ari we se umubyara, bitewe n'uko hatigeze hatangazwa.
Ibi rero bituma ari usa nkaho ukora cyane kugira ngo abashe gutunga umuryango we, ari we nyina ndetse n'abarumuna be bakiri batoya. Gusa uyu mwana we ntabwo ashaka gukomeza kuvuga amahamba ndetse n'amazina y'inka gusa, ahubwo ko ashaka kongeramo n'ikintu kijyanye no kwemusinga ibirori bigiye bitandukanye. Kubera uburyo abikoramo neza rero bituma bamushaka cyane, bityo bigatuma guhera ubu ngubu kugera mu kwa gatandatu nta tariki n'imwe wamubonaho ngo keretse wemeye kwimura ubukwe bwawe ukabushyiramo imibyizi. Tekereza ko hari umuntu wamuhaye avance y'ubukwe bwe buzaba mu kwa munani tariki ya mbere. Turagushimiye wowe twabanye muri icyo kiganiro. Turagushimiye wowe wakanze subscribe. Turagushimiye kandi wowe washarinze iyi video. Turagushimiye wowe wakanze like. Ukomeze kugira ibihe byiza. Turabakunda. Naho utaha. Imana ibarinde. Ciao ciao.